Mbese abakristo bakwiriye kujya mu miryango ikorera mu ibanga? Ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati ya ba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye. Nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 14 kugeza ku wa 18. Ntabwo itegeko ry'Uwiteka rivuga ngo ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye ryerekeje gusa ku gushyingiranwa kw'abakristo n'abatizera Imana, ahubwo ryerekeje ku masezerano yose, aho amatsinda yagirana ashyira hamwe mu buryo bwimbitse, kandi muri yo hagakenerwa uguhuza mu mwuka no mu mikorere. Uwiteka yahaye Abisirayeli amabwiriza yihariye kugira ngo birinde kwifatanya n'abasengaga ibigirwamana. Ntabwo bagombaga gushyingirana n'abapagani cyangwa ngo bagire ukwifatanya uko ariko kose bagirana nabo. Wirinde ntuzasezerane isezerano na bene igihugu ujyamo rigiye kuba nk'umutego hagati muri mwe, ahubwo muzasenye ibicaniro byabo, mutembagaze inkingi z'amabuye bubatse, muteme, mutsinde ibishushanyo bya Ashera bibaje. Kuko udakwiriye kugira iyindi mana yose usenga, kuko Uwiteka witwa ufuha ari Imana ifuha. Kuva igice cya 34 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14. Kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ahubwo nuko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiriye ba sekuruza banyu. Nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana, ni Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibamba abayikunda bakitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo bibiha 1000. Gutegeka kwa kabiri igice cya 7 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Uwiteka yongera kuvugira mu muhanuzi Yesaya ati, nimwiyunge mwa mahanga mwe, ariko muzavunagurika, kandi namwe abo mu bihugu bya kure nimutege amatwi mwese mukenyere, ariko muzavunagurika. Mujye inama, ariko izo nama zizapfa ubusa. Nimuvuga n'ijambo ntirizahama, kuko Imana iri kumwe natwe. Uwiteka yamfatishije ukuboko kwe gukomeye aranyigisha, ambwira yuko ntakwiriye kugendera mu migambi y'ubu bwoko ati, ntimuvuge ngo baratugambaniye, nk'uko ubu bwoko buzavuga kuri ibi byose buti baratugambaniye. Ahubwo Uwiteka Nyiringabo aba ari we mushimisha kwera kwe, kandi uwaba ari we mujya mwubaha mukamutinya. Yesaya igice cya 8 umurongo wa 9 kugeza ku wa 13. Hari abantu bibaza niba ari byiza ko umukristo yaba mu miryango ikora rwihishwa. Nimureka abo bose bazirikana ibyanditswe twamaze kuvuga haruguru. Niba turi abakristo koko, tugomba kuba abakristo aho twaba turi hose, kandi tugomba kuzirikana ndetse tukumvira inama twahawe kugira ngo tube abakristo bahuje n'urugero rutangwa n'ijambo ry'Imana. Gukorana n'intumwa z'ijuru. Ubwoko bw'Imana ku isi ni abakozi b'abantu bagomba gukorana n'intumwa z'ijuru ku bw'agakiza k'abantu. Kristo abwira abantu bifatanyije nawe ati, kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 9. Imana ni umukozi ukomeye kandi utaboneshwa amaso. Umuntu wese ni umukozi ucishije bugufi uboneshwa amaso, kandi uwo muntu ashobora gukora icyiza icyo ari cyo cyose ari uko gusa akoranye n'intumwa z'ijuru. Keretse gusa iyi ntekerezo zimurikiwe na Mwuka Muziranenge nibwo asobanukirwa n'intumwa z'ijuru. Nubwo bimeze bityo, Satani ahora ashaka kuyobya intekerezo kugira ngo azikure ku Mana azerekeze ku muntu, kugira ngo umuntu atabasha gukorana n'ijuru. Ayobora abantu guhanga amaso ku bihimbano by'umuntu, akayobora abantu kwiringira undi muntu, intwari yabo bakayigira umubiri kugira ngo kwizera kwabo kutagundira Imana. Itabaza ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe wose uba ufite umucyo, ariko niriba ribi, umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Nuko umucyo ukurimo n'ubu umwijima, mbega ukuntu uwo mwijima waba ari mwinshi. Matayo igice cya 6 umurongo wa 22 n'uwa 23. None umucyo wacu nuhinduka umwijima, tuzabera isi umucyo dute? Umurimo w'agakiza kacu bwite unashingiye ku buryo dukorana n'intumwa mvajuru. Imana yaduhaye imbaraga yo gukora ibyiza, kandi inaduha ubushobozi mu by'iyobokamana. Imana yatanze umwana wayo ngo abe impongano y'ibyaha byacu kugira ngo tubashe kungwa n'Imana. Yesu yabayeho imibereho yo kwiyanga no kwitanga kugira ngo tubashe gukurikiza urugero rwe. Yatanze Mwuka Muziranenge kugira ngo abe mu cyimbo cya Kristo ahantu hariho hose hakenewe ubufasha. Akoresha abamarayika bo mu ijuru azana imbaraga mvajuru ngo zifatanye n'imbaraga zacu za kimuntu.
ariko tugomba kwemera impano y'Imana, tugomba kwihana kandi tukizera Kristo, tugomba kuba maso, tugomba kumvira iby'Imana idusaba, tugomba kwiyanga kandi tukitanga ku bwa Kristo, tugomba gukurira muri Kristo binyuze mu guhora twomatanye nawe. Ikintu cyose gikura intekerezo z'umuntu ku Mana kigatuma yiringira undi muntu cyangwa gukurikiza urugero rwa kimuntu kizatubuza gukorana n'Imana mu murimo w'agakiza kacu. Iyi niyo mpamvu Uwiteka abuza ubwoko bwe kugira isezerano iryo ari ryo ryose bugirana n'abapagani rigiye kuba nk'umutego hagati muri mwe. Kuva igice cya 34 umurongo wa 12. Yaravuze ati, kuko bahindura umuhungu wawe ntayoborwe nanjye. Gutegeka kwa 2 igice cya 7 umurongo wa 4. Iri hame rinagendanye n'ibyo kwifatanya kw'abakristo n'abatubaha Imana. Isano iri mu isezerano. Igihe twemeraga Kristo nk'umucunguzi wacu, twemeye guhinduka abakozi bakorana n'Imana. Twagiranye isezerano nayo ryo kuba bayo tutizigamye nk'ibisonga bikiranuka by'ubuntu bwa Kristo kugira ngo dukore twubaka ubwami bwayo mu isi. Buri muyoboke wa Kristo wese yarahiriye kwegurira imbaraga ze zose z'ibitekerezo, ubugingo n'umubiri, akazegurira uwatanze incungu arokora ubugingo bwacu. Twiyemeza kuba abasirikare, kwinjira mu murimo, kwihanganira ibigeragezo, isoni, gukwenwa no kurwana intambara yo kwizera dukurikiye umutware w'agakiza kacu. Mbese muri uko kwifatanya n'imiryango y'iby'isi mwaba mukomeza isezerano mwagiranye n'Imana? Mbese iyo miryango igamije kuyobora intekerezo zanyu bwite n'iz'abandi ku Mana, cyangwa iraziyobya ntizirangamira Imana? Mbese iyo miryango ikomeza isano mufitanye n'intumwa zo mu ijuru, cyangwa yerekeza intekerezo zanyu ku muntu aho kugira ngo zerekere ku Mana? Mbese muriho mukorera Imana muyubaha kandi muyerereza, cyangwa murayisuzugura kandi muyicumuraho? Mbese muteranyiriza hamwe na Kristo, cyangwa murasandaza? Ibitekerezo byose, imigambi ndetse n'umurava mushyira muri ayo mashyirahamwe byose byaguzwe amaraso y'igiciro ya Kristo. Ariko si yo mwifatanya n'abahakana Imana n'abanyabyaha, abantu batuka izina ry'Imana, abasinzi, abanywa ibitabi? Mbese muba mukorera Kristo umurimo? Nubwo muri iyo miryango hashobora kubamo ibintu byinshi bigaragara ko ari byiza, muri byo havanze ibindi byinshi bitera bya byiza kuba imfabusa, maze bigatuma aya mashyirahamwe cyangwa imiryango yangiza inyungu umutima wajyaga kubona. Dufite ubundi buzima butari ububeshwaho n'ibyo kurya by'igihe gito. Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Matayo igice cya 4 umurongo wa 4. Nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'Umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Yohana igice cya 6 umurongo wa 53. Yesu yaravuze ati, urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho. Yohana igice cya 6 umurongo wa 54. Imibiri yacu igizwe n'ibyo turya n'ibyo tunywa, kandi nk'uko bimeze mu bisanzwe ni nako bimeze mu by'umwuka. Iby'intekerezo zacu zizirikana nibyo byubaka kamere yacu y'iby'umwuka. Umukiza wacu yaravuze ati, umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Yohana igice cya 6 umurongo wa 63. Imibereho y'iby'umwuka igomba kubakwa no gusabana na Kristo binyuze mu ijambo rye. Intekerezo zigomba guhora zirizirikana kandi n'umutima ukuzura iryo jambo. Ijambo ry'Imana niryererezwa mu mutima, rigakundwa kandi rikubahwa, rishobora gutunganya umuntu kandi rikamutera gukomeza gutungana kubw'imbaraga y'ubuntu bwa Kristo. Nyamara imbaraga zose z'umuntu, buri buvumbuzi bwose bw'abisi, nta bushobozi bufite bwo guha umuntu imbaraga n'ubwenge. Imbagara ya kimuntu ntishobora gutegeka ibyifuzo bibi cyangwa ngo itunganye kutabonera kw'imico. Keretse gusa ukuri kw'Imana nigutegeka umutima, nibitaba ibyo ubwenge buzangirika. Nyamara muri aya mashyirahamwe y'iby'isi, umutima utandukanywa n'ijambo ry'Imana. Ntabwo abantu bayoborwa kuryiga no kurireka rikayobora imibereho yabo. Mbese Imana irubahwa? Ndabaza wowe unezezwa n'ayo mashyirahamwe, wowe ukunda guteranywa no gushyenga no gutera inzenya ndetse no kurya no kunywa ukavuyarara. Mbese aho buri kumwe na Yesu? Mbese uba ushaka gukiza ubugingo bwa bagenzi bawe? Mbese gushaka kubakiza niwo mugambi ugutera kwifatanya nabo? Mbese babona kandi bakumva ko mwuka wa Kristo atuye muri wowe? Mbese bigaragara ko uri umuhamya wa Kristo, kuri umwe mu bantu badasanzwe ugira ishyaka ry'imirimo myiza? Mbese bigaragara ko imibereho yawe iyoborwa n'amabwiriza y'ijuru, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Matayo igice cya 22 umurongo wa 37. Kandi ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Matayo igice cya 19 umurongo wa 19. Kuvugana n'imitima n'intekerezo by'abantu bari hafi kurimbuka ntabwo biri mu bushobozi bw'umuntu utiyegurira Kristo burundu. Ariko se ni hehe imvugo yawe nziza kandi y'uburyoza igaragaza ko ufite aho werekeza? Mbese ingingo zikunda kuganirwaho muri ayo mashyirahamwe ni izihe? Ni izihe ngingo zikurura abantu kandi zikabanezeza? Mbese ntabwo ari ukunezeza iby'umubiri, kurya, kunywa no gushaka ibinezeza? Muri ayo mahuriro Kristo ntaharangwa.
nta na rimwe avugwaho. Ibyo kugendana nawe ntibyifuzwa. Ni hehe kandi ni ryari Imana yubahwa muri ayo mashyirahamwe? Ni hehe umutima wunguka ikintu na gito? Niba udakurura abo mubana ngo bakore ibyiza, aho bo ntibagukururira kujya mu bibi? Mbese icyo bizakugezaho si ukurambika umucyo w'ubugingo ari wo jambo ry'Imana, ukifatanya n'ayo matsinda maze ukajya ku rugero rwabo? Mbese utekereza ko ushobora kubona ikintu cyamara ubugingo inzara kitari ukuri kw'Imana? Mbese abantu bavuga ko bizera ukuri kw'iki gihe bazanezezwa no kuba muri ibyo birori igihe Imana itari mu bitekerezo byabo byose? Mu cyumba ayo mashyirahamwe yajyaga ateraniramo niho abantu bagiye bahurira kugira ngo baramye Imana. Mbese mu gihe cy'isaha ya gahunda yo kuramya ushobora kwibagirwa bya bikorwa byo gushyenga no kuvuyarara ndetse no kwinezeza mu kunywa inzoga? Ibi byose Imana yabyanditse mu gitabo cyayo kuko utirinda. Ni mu buhe buryo ibi bihura n'ukuri kw'iteka ryose? Mbese wibagirwa ko muri ibyo birori byo kwinezeza haba hari umuhamya nk'uko yari ari mu birori bya Belushaza? Iyaba umwenda udutandukanya n'isi itaboneshwa amaso wabashaga kuzingwa, wabona Umukiza ababajwe no kubona abantu batwawe no kwinezeza, barya banywa, batwawe no guseka no gushyenga, byirukana Kristo mu ntekerezo kandi ari we huriro ry'ibyiringiro by'abatuye isi. Abantu badashobora gutandukanya umuntu ukorera Imana n'utayikorera ashobora gukururwa n'ayo mashyirahamwe adafite aho ahuriye n'Imana, ariko nta mukristo nyakuri ushobora kugirira amahoro ahantu hameze hatyo. Umwuka utanga ubugingo wo mu ijuru ntuharangwa. Umutima w'umukristo uba ingumba kandi akumva adafite guhembuka kuva kuri Mwuka Muziranenge nk'uko imisozi ya Gilibowa itarangwaga n'ikime n'imvura. Rimwe na rimwe umuyoboke wa Kristo ashobora guhatirwa kureba ibirori by'ibinezeza bibe atabihisemo, nyamara azabyitegerezanya umutima uniha. Ururimi ruhavugwa si ururimi rw'i Kanani, kandi umwana w'Imana ntazigera ahitamo amashyirahamwe nk'ayo. Igihe bibaye ngombwa ko umwana w'Imana agera mu itsinda atahisemo, nimureke yisunga Imana kandi Uwiteka azamurinda. Nyamara ntabwo agomba guhara amahame amugenga uko byagenda kose n'uko ikigeragezo cyaba kiri kose. Si ibya Kristo. Ntabwo Kristo azigera ayobora abayoboke be kurahira indahiro zizabafatanya n'abantu badafitanye isano n'Imana, abantu batayoborwa n'imbaraga ya Mwuka wayo Muziranenge. Urugero rutunganye rwonyine rw'imico ni amategeko yera y'Imana, kandi ntibishoboka ko abantu bemera ko ayo mategeko agenga imibereho yabo bifatanya batishisha kandi mu rukundo rwa kivandimwe n'abantu bahindura ukuri kw'Imana ikinyoma kandi bagafata ubutware bw'Imana nk'ikintu kitagize icyo kivuze. Hari umworero ukomeye uri hagati y'umuntu w'isi n'undi ukorera Imana mu bunyangamugayo. Ku byerekeye ingingo z'ingenzi arizo Imana, ukuri n'ubugingo bw'iteka ryose, intekerezo z'abo bantu bombi, impuhwe zabo ndetse n'ibyiyumviro byabo ntibihuza. Itsinda rimwe riri kwera nk'ingano zo gushyirwa mu kigega cy'Imana, mu gihe irindi tsinda ari nk'urukungu rwo gutwikwa n'umuriro urimbura. Ni mu buhe buryo hagati yayo hashobora kubaho guhuza ingamba n'imikorere? Ntimuzi yuko ubucuti bw'iyi si butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Yakobo igice cya 4:4. Ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Matayo igice cya 6:24. Nyamara tugomba kuba maso tukirinda guha intebe umwuka w'urwango no kutihanganira abandi. Ntabwo tugomba guhagarara twitaruye abandi dufite umutima usa no kuvuga tuti ntimunyegere ndera cyane kubarusha. Ntimukikingirane ngo mwitarure bagenzi banyu, ahubwo mushaka uko mwabagezaho ukuri kw'agaciro kenshi kwahiriye imitima yanyu ubwanyu. Nimureke bigaragare ko idini yanyu ari idini y'urukundo. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Matayo igice cya 5:16. Ariko niba turi abakristo tukagira umwuka wa wundi wapfuye kugira ngo akize abantu bave mu byaha byabo, tuzakunda ubugingo bwa bagenzi bacu, twihanganira ibinezeza byabo by'ibyaha, tubaba hafi cyangwa tubahindura. Ntabwo dushobora gushyigikira inzira biyemeje twifatanya nabo tujya mu birori byabo n'inama zabo, aho usanga Imana itahawe icyicaro cy'imbere. Gukora dutyo aho kugira ngo bibazanire inyungu, icyo byazakora gusa ni ukubatera gushidikanya ukuri kw'itorero ryacu. Kubera urugero rwacu twaba tubaye imico y'ibinyoma iyobora abantu ku kurimbuka. Mperutse gusoma iby'ubwato bukomeye bwambukiranyaga inyanja, ubwo byari 6 z'ijoro bwagonze igitare burameneka bikomeye. Abagenzi bari baburimo barakanguwe ari ukugira ngo barebane ubwoba bukomeye akaga gakomeye bari barimo. Barohamanye n'ubwato ubutazongera kuboneka. Umuntu wari ubuyoboye yari yibeshye ku mucyo yagombaga kwerekezaho wari ku musozi umuyobora, maze bituma abantu amagana menshi batikira mu kanya gato. Iyo twerekanye imico igaragaza Kristo nabi, tuba twerekanye umucyo w'ibinyoma, kandi byanze bikunze abantu benshi bazayobywa n'urugero rwacu. Akaga gaterwa no guteshuka mu by'umwuka, kandi abakristo bifatanya n'amashyirahamwe y'iby'isi baba bigirira nabi, ari nako bayobya abandi.
Abantu bubaha Imana ntibashobora guhitamo abatubaha Imana ngo bababere inshuti, bityo ngo bye kubateshura. Igihe bari muri ayo mashyirahamwe baba bayoborwa n'amahame n'imigenzo y'iby'isi, kandi binyuze mu mbaraga yo kwifatanya ndetse n'akamenyero, intekerezo zirushaho guhinduka zigasa n'ibyitegererezo by'isi. Urukundo bakundaga Imana rurakonja kandi ntibagire icyifuzo cyo gusabana nayo. Bahinduka impumyi mu by'umwuka. Ntibashobora kubona itandukaniro riri hagati y'umuntu wica amategeko y'Imana n'abantu bubaha Imana kandi bagakurikiza amategeko yayo. Ikibi bacyita icyiza n'icyiza bakacyita ikibi. Ukurabagirana kw'iby'iteka ryose kurazima. Bashobora kubwirwa ukuri mu buryo burimo imbaraga ikomeye, ariko ntibigera basonzera umutsima w'ubugingo cyangwa ngo bagirire inyota amazi y'agakiza. Banywera ku bitenga bitobotse bidashobora kubika amazi. Binyuze mu kwifatanya n'ab'isi, kwakira umwuka wabo biroroshye, ndetse no guhindurwa n'uburyo babona ibintu bibateshura ku gusobanukirwa n'agaciro ka Yesu n'ak'ukuri. Kandi nibigera ku rwego rw'uko umwuka w'ab'isi utura mu mitima yacu, uzategeka n'imibereho yacu. Iyo abantu badategekwa n'ijambo ry'Imana n'umwuka wayo, baba ari ingaruzwa muheto za Satani, kandi ntabwo tuzi urwego rw'ibyaha ashobora kubagezaho. Umukurambere Yakobo yitegereje abishimira mu byaha. Yabonye umusaruro uzava mu kwifatanya nabo, maze yuzuye umwuka aravuga ati, mutima wanjye ntuzajye mu nama zabo za rwihereranwa, bwiza bwanjye ntugafatanye n'iteraniro ryabo. Itangiriro igice cya 49 umurongo wa 6. Ashyira ahagaragara ikimenyetso cy'imbuzi kugira ngo aburire umuntu wese yirinde amashyirahamwe nk'ayo. Intumwa Pawulo atanga umuburo agira ati, ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 11. Ntimuyobe kwifatanya n'ababikonona ingeso nziza. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 33. Umutima uyobejwe wiringira gahunda y'imikorere y'iby'isi ndetse n'ibihimbano by'abantu mu mwanya wo kwiringira Uwiteka Imana ya Isirayeli. Mbese umuntu ashobora kubona umuyobozi mwiza usumba Umwami Yesu? Mbese yabona umujyanama umuruta mu gihe cyo gushidikanya n'ibigeragezo? Mbese yabona umurinzi umuruta mu byago? Gufata ubwenge bw'Imana ukabusimbuza ubwenge bw'umuntu ni ubuyobe burimbura ubugingo. Niba mushaka kubona icyo umuntu azakora igihe yanze imbaraga y'ubuntu bw'Imana, nimurebe ibyabereye mu cyumba cy'urubanza, ubwo imbaga y'abantu yari irakaye cyane iyobowe n'abatambyi n'abakuru b'Abayahudi basakuzaga basaba ko umwana w'Imana apfa. Nimurebe uwababajwe yaturutse mu ijuru ahagaze iruhande rwa Baraba Pilato abaza uwo akwiriye kubarekurira. Urusaku rwavugijwe n'abantu amagana bari batwawe kandi bakoreshwa na Satani rwaruru ngo, kuraho uyu tubohorere Baraba. Luka igice cya 23 umurongo wa 18. Maze igihe Pilato yabazaga uko agenza Yesu, barasakuje bati, mubambe mubambe. Luka igice cya 23 umurongo wa 21. Kamere umuntu yari afite icyo gihe ni nayo afite ubu. Iyo habayeho gusuzugura umuti Imana yatanze wagombye kuba warakijije kandi ukazahura kamere muntu, umwuka nka wa wundi ukomeza kuba mu mitima y'abantu, bityo ntidushobore kwiringira kuyoborwa nayo ngo dukomeze kuba indahemuka kuri Kristo. Ubutunzi bwacu tububika he? Ariko icyo ab'isi bitayeho cyane kandi bagambiriye ni ukubona inyungu z'ibifatika by'igihe gito kugeza ubwo birengagiza inyungu z'iby'umwuka. Uko ni nako bimeze kuri bamwe mu bagize itorero. Igihe ku iherezo bazahamagarirwa kumurikira Imana ibyo bakoze, ntabwo bazakorwa n'isoni gusa, ahubwo bazanatangazwa nuko batasobanukiwe n'ubutunzi nyakuri kandi ntibabe barabitse ubutunzi mu ijuru. Impano zabo n'amaturo yabo babihaye abanzi b'iby'ukuri, biringiye ko igihe kizagera muri ubu buzima maze bagahabwa inyungu iva ku byo bashoye. Bashobora kuragiza imitungo yabo amashyirahamwe akora rwihishwa, ariko iyo umurimo w'Imana ukeneye umutungo Imana yaragije abantu, bumva bitabashishikaje, ntabwo bazirikana impano Imana yabahaye. Bahinduwe impumyi n'inama z'iy'isi. Baravuga bati, nta kintu mfite cyo guha uyu mushinga kubera ko nta nyungu nzakuramo. Iyo nishyura umutungo ujya mu ishyirahamwe mba nzigamira ahazaza, kandi hamwe n'ibi ngomba kubika uruhare rwo gukoresha mu binezeza. Ntabwo nshobora kureka ibyo binezeza. Kuki itorero ryakwiringira ko nafasha mu gukemura ubwo bukene buhora bugaruka? Databuja, nari nzi ko uri umunyamwaga, kusarura aho utabibye, kuhunika ibyo utagosoye. Ndatinya, ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka. Matayo igice cya 25 umurongo wa 24 n'uwa 25. Niringiye ko igihe kimwe izampa inyungu. Umukiza aratubwira ati, ntimukibikire ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingesi ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingesi zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho umutima wawe uba. Matayo igice cya 6 umurongo wa 19 kugeza ku wa 21. Abantu benshi barundanya ubutunzi bwabo muri ayo mashyirahamwe akora rwihishwa. Mbese ntidushobora kubona ko imitima yabo iri muri ayo mashyirahamwe?
uko ibihamya by'ukuri byaba bikomeye kose, buhoro buhoro kwa kuri kugenda gutakaza umucyo wako, imbaraga zako, iby'ijuru bigahanagurika mu ntekerezo. Agaciro k'ikuzo ry'iteka ryose impano Imana itanga kubw'imibereho yumvira kagaragara ko ari ingingo idakwiriye kwitabwaho ugereranije n'inyungu zigomba kuva mu kurundanya ubutunzi bw'isi. Abantu benshi basonzeye kandi bafitiye inyota umutsima n'amazi by'ubugingo. Nyamara si byo bivuze iki ku muntu ufite umutima urangamiye isi? Abantu benshi baba bavugisha ibikorwa byabo cyangwa amagambo yabo bavuga bati, sinshobora guhara inyungu mfite muri ubu butunzi bw'isi kugira ngo ndengere inyungu z'iteka ryose. Ubugingo buzaza buri kure yanjye cyane ku buryo nta bwishingikirizaho. Mpisemo ubutunzi bw'isi kandi iby'ahazaza nzaba mbyitaho igihe nikigera. Imana ni nziza kandi ni inyambabazi. Mugaragu mubi, ubwo ukomeza muri iyo nzira, umugabane wawe uri hamwe n'uw'indyarya n'abatizera. Gutwarwa no kuba mu byumba muhuriramo amafunguro ya nijoro ndetse n'inshuti zikunda iby'isi biyobora ku kwibagirwa Imana no gusuzugura izina ryayo, nk'uko byagenze mu munsi mukuru wa Berushaza. Mbese uzakorana n'Imana? Hari ubuhumyi buri mu ntekerezo z'umuntu abyihitiyemo. Yesu yaravuze ati, kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihuri, amaso yabo bakayahumiriza, ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo bakizwe. Matayo igice cya 13 umurongo wa 15. Umurimo Imana ikora ku bw'agakiza k'umuntu niwo murimo ufite agaciro gakomeye ugomba gukorwa muri iyi si yacu. Ariko abantu benshi ntibabibona kubera ko intekerezo zabo ziri mu ruhande rw'umwanzi kurusha uko zaba hamwe n'ingabo z'indahemuka za Kristo. Ntabwo babona ko umuntu akeneye gukorana n'intumwa zo mu ijuru. Umukiza yaradutegetse ati, musohoze agakiza kanyu mutinya, muhinda imishyitsi, kuko Imana ari yibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Abafilipi igice cya 12 umurongo wa 12 n'uwa 13. Uyu ni umugambi Imana yaduhishuriye kugira ngo tuyobore mu migambi yose na gahunda zo mu buzima. Nyamara iyo abantu basenga bavuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Matayo igice cya 6 umurongo wa 10. Abantu benshi birengagiza uburyo Imana yashinga ubwami bwayo. Igihe bazafata ko ibintu byose ari igihombo kugira ngo baronke Kristo, amaso yabo azaba yarahumuwe kugira ngo abone ibintu nk'uko biri. Icyo gihe bazatera umugongo ibirangaza by'isi, barangamira iby'ijuru. Bazabona kamere nyakuri y'ab'isi, maze bave ku binezeza kamere baha agaciro ndetse n'ibintu bakunda cyane. Ijuru ryose ribahanze amaso, mwebwe abavuga ko mwizera ukuri kwera kwahawe abantu. Abamarayika bategerezanyije amatsiko gufatanya namwe mu murimo wo gukora ku bw'agakiza k'abantu. Mbese muzango kugufatanya n'ijuru, maze mukomeze kugirana ubumwe n'amashyirahamwe atarangwamo kubaha Imana, aho amategeko yayo akandagirwa? Mbese ukuri kuba kwarabagezeho mu buhe buryo iyo abandi nabo baba bataritaye ku kujya mbere kwako nk'uko bamwe muri mwe babigenza? Umurimo w'Imana usaba ubufasha bwacu kugira ngo ushinge imizi ku rufatiro nyarwo, kandi ngo ukuri kubashe kugezwa ahantu hashya kubwirwa abantu bari hafi kurimbuka. Mbese mwebwe abavuga ko muri abana b'Imana mushobora kwanga gufasha muri uyu murimo? Mbese kugira ngo mubone inyungu z'iby'isi muzimana ubutunzi bwanyu ngo butajya mu mutungo w'Imana, kandi mureke umurimo wayo wirengagizwe mu buryo bukomeye? Birababaza cyane kubona ibintu byagombye kuba byarakozwe mu murimo wo gukiza abantu, iyi mitima n'umurimo by'abantu bose bavuga ko bizera ukuri biba byareguriwe Imana nta kwizigama. Umurimo ntiwakozwe mu buryo bukwiriye. Iyaba kamere yarahishwe muri Kristo binyuze mu buryo burangwa n'ubwenge, abanyabyaha baba barayobotse ukuri, kandi uyu munsi baba bakorana n'Imana. Noneho rero, mbere y'uko igihe kigera ubwo muzamurikira Imana ibyo mwakoze, ndabingingira kumvira ijambo ryayo, mwibikira ubutunzi mu ijuru. Matayo igice cya 6 umurongo wa 20, Luka igice cya 12 umurongo wa 33, aho kububika mu mashyirahamwe akora rwihishwa. Zirikana ko hariho umutunzi umwe rukumbi, nyir'isi n'ijuru, kandi umuntu wese n'igihe afite ubwenge bwe, umutungo we ari uwa Kristo wishyuye incungu y'ubugingo bwe. Imana ifite uburenganzira bukwiye bwo kudusaba kuyikorera iteka no kuyikunda byimazeyo. Icyo ukwiriye kugenderaho ni ubushake bw'Imana, ntabwo ari ibikunezeza. Kandi nubwo utagwiza ubutunzi mu buryo bwihuse, uri kubika ubutunzi mu ijuru. Ninde wo mu itorero wiyemeje gushikama ku mibereho ye y'iby'umwuka? Ninde uzakuza imibereho ihishura umuhati wa Gikristo n'imbaraga zidacogora? Ninde utazatsindwa cyangwa ngo acike intege agundira ubutunzi kugira ngo yite ku narijye, ahubwo agakorana n'Imana nk'uko Yesu yabigenje? Abantu bose baharanira kuzambikwa ikamba ry'ubugingo buhoraho bazageragezwa nk'uko umwami wabo yageragejwe mbere. Yasezeraniwe guhabwa ubwami bwo ku isi iyo apfukama akaramya Satani. Iyo Kristo atsindwa n'iki gishuko, isi iba yaragiye munsi y'ubutware bwa Satani. Ariko dushima Imana, ubumana bwayo bwarasiye mu bumuntu. Imana yakoze icyo umuntu wese ashobora gukora mu izina no mu mbaraga za Yesu. Yaravuze ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ari yo ukorera yonyine. Matayo igice cya 4 umurongo wa 10.
niba uba ari bwo buryo uhangana n'ikigeragezo, Satani azava aho uri nk'uko yavuye iruhande rwa Kristo, kandi abamarayika bazagukorera nk'uko bakoreye Yesu. Abantu bose batekereje kandi bakavuga ku nyungu zikomeye zagerwaho kubwo kwifatanya n'ab'isi. Uwiteka ababwirira mu muhanuzi Malaki ati: amagambo mwavuze yari akomeye, niko Uwiteka avuga, nyamara murabaza muti twakuvuze iki? Mwavuze yuko gukorera Imana ari nta mumaro, kandi muti byatumariye iki ubwo twitonderaga amategeko yayo tukagendera imbere y'Uwiteka Nyiringabo twambaye ibyo kwirabura? None abibone nibo bitwa abanyamahirwe, niko ko abakora ibyaha barakomezwa, ndetse bagerageza Imana bagakizwa. Malaki igice cya 3 umurongo wa 13 kugeza ku wa 15. Maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati: bazaba abanjye umunsi nzakoreraho, bazaba amatungo yanjye bwite, nzabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. Ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. Dore hazaza umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe. Maze haba umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Malaki igice cya 3 umurongo wa 16 n'igice cya 4 umurongo wa 1. Aha mu isi hariho abantu bafatwa ko batoneshejwe cyane, ariko igihe kiraje ubwo abana b'Imana bavugwa mu buryo bwihariye nk'abahawe icyubahiro n'Imana kubera ko bayubashye. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye, kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwaboneye. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Uburyo buboneye. Nubwo icyubahiro cy'igihe gito ndetse n'ubutunzi n'ubushobozi arizo ngingo zikomeye z'imigambi y'abatuye iyi si, Uwiteka agaragaza ikintu gifite agaciro kiri mu migambi yacu ikomeye. Uwiteka avuga atya ati: umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo uwirata yirate yuko asobanukiwe akamenya yuko ari jye Uwiteka ugira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira. Niko Uwiteka avuga. Dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzahana abakebwe bose bafite umutima utakebwe. Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 22 kugeza ku wa 25. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo: dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye, muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko. Naho ku batizera, ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka, n'ibuye risitaza n'urutare rugusha. Basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi ari bo ryagenewe. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'umwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe rye yabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije. Ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Kuko byanditswe ngo: muzababera kuko ndi uwera. Kandi ubwo uwo mwambaza mumwita so, ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze ntarobanure ku butoni, mumara iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya. Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Petero wa mbere igice cya 1 umurongo wa 13 kugeza ku wa 19. Ntibyashoboka ko bashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Abantu bahagaze munsi y'ibendera risize amaraso ry'igikomangoma Emmanuel ntibashobora kwifatanya n'ishyirahamwe rikora rwihishwa nka Freemason n'andi nkayo. Ikimenyetso cy'Imana ihoraho ntikizashyirwa ku muntu uwo ari we wese ukomeza kwifatanya n'imiryango nk'iyo, nyuma y'aho umucyo w'ukuri urasiye mu nzira anyuramo. Ntabwo Kristo agabanijemo ibice, kandi abakristo ntibashobora gukorera Imana na Mamoni, ikigirwamana cy'ubutunzi. Uwiteka aravuga ati: nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye. Nanjye nzabakira, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 17 n'uwa 18. Ubutumwa bwatoranyijwe, igitabo cya 2 igice cya 13. Ndagushimiye wowe ugeze kuri uyu munota, umaze kumva uburyo
ubwoko bw'Imana, abantu Imana yatoranije badakwiye kwinjira mu miryango y'ubwiru cyangwa se mu masosiyete akorera mu mwijima, oya rwose, kuko bihabanye n'ubushake bw'Imana, kuko n'ibyo bakora ari umwijima nyine. Kandi abana b'Imana bagomba kugenda mu mucyo, bakagenda hakiri kare. Bivuze ngo kujya mu miryango ikora mu mwijima ni ukwifatanya n'abatizera, kandi ni ukwifatanya n'abarwanya Imana, kuko bo bagenda mu mwijima. Kandi mwibuke ijambo Yesu Kristo yavuze ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare, umwijima utaraza. Nuko rero reka twumvire imiburo y'Imana mu izina rya Yesu.